ni inama iri kubera mu Rwanda i Kigali, inama yitabiriwe n'abayobozi batandukanye b'ibihugu ndetse n'abaza guverinoma zitandukanye, ubwo harimo n'abikorera. Nkuko byumvikana ni inama nyine y'aba CEO, ariko nubwo ari inama y'aba CEO yitabiriwe n'abandi bantu bose bifuza kuba bakuramo ibitekerezo byabafasha. Perezida Paul Kagame hari ibintu yatangaje ku munsi w'ejo. cyane Perezida Paul Kagame hari ibintu agiye atangaza nyine bijyanye nuko bimeze hariya ndetse n'uburyo bafata nyine u Rwanda. Yaravuze ati abafite ubushobozi bwo kutugirira nabi ntibazabaho igihe kirekire. Perezida Kagame akomeza yakomoje nyine n'ubundi no ku bihano bya Amerika. Yego. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rutazacika intege kubera ibihano n'igitugu mpuzamahanga, ashimangira ko abafite ubushobozi bwo kugirira abandi nabi batazabaho igihe kirekire cyo kwishimira gukandamiza abo bakandamiza nyine. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuri uyu wa kane ubwo yari mu nama ya Africa CEO Forum iri kubera i Kigali. Ni mu gihe yashize igihe umwuka utifashe neza hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'ibihano ziheruka gufatira bamwe mu bayobozi bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Mu mezi ashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abantu babizi zatangiye ibihano ku buyobozi bukuru haba mu ngabo z'u Rwanda, babashinjaga uruhare mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hakomeje n'ubundi intambara nyine tuba tubabwira buri munsi ya AFC M23 ibishaka ubwigenge bw'abaturage muri kariya gace. Perezida Kagame yavuze ko ibihano bishobora kubabaza ariko ko hari iby'igihugu kidashobora kwemera gukora kugira ngo kirinde igitugu. Ati ntabwo ndigera nemera gutsindwa ndetse no mu bihe bikomeye kurushaho. Ibi si ibihe bibi cyane nk'ibyo, ariko yego birababaza nta gushidikanya. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihano nta kindi biba bigamije usibye gushyira igitugu ku gihugu cyafatiwe, ariko ko ibyo bidakwiye gutuma igihugu cyemera ibyo kidashyigikiye. Yego yiva aho ngaho ibyo ngibyo yabikomoje ku bihano ibihugu by'amahanga bikomeza kugenda bifatira u Rwanda. Ubwo turavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye igisirikare cy'u Rwanda ibihano, ndetse na bamwe mu basirikare mu ngabo z'u Rwanda harimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Fande CDS General Mubaraka Muganga, n'abandi harimo General Vincent Nyakarundi mugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka, umuyobozi wa division ya gatanu ni ingabo zikorera mu burasirazuba, nawe yaje kuba afatirwa ibihano n'abandi bayobozi ko bafatiye abayobozi bakuru mu ngabo z'u Rwanda batanu. Rero icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashaka kuvuga nuko ku mahanga abashaka, kuko abanditsi nkuru bo bagize bati abafite ubushobozi bwo kutugirira nabi ntibizabaho igihe kirekire. Uyavuga ko hari abantu bundi babogama bashaka kugira nabi u Rwanda. Ubwo mu kanya gato turi bwaze no gusanisha n'ibyavuzwe na Yolande Macron, byose kugira tugende tubihuriza hamwe. Ngo icyo ashaka kuvuga, ibihugu by'amahanga hari uburyo bifata u Rwanda cyangwa se ibindi bihugu byano munsi y'ubutayu bwa Sahara bagashaka kubayobora uko bashatse, bagashaka kujyana buri gihugu cyose uko bashatse kukiyobora. Niba Amerika ivuze ngo caha ugomba guca, niba Abafaransa bavuze ngo caha ugomba guca, nimba babiri gikoje nk'ejo bundi mwarabibonye. Impamvu ndi kubivuga gutyo, nk'ejo bundi perezida wa Kongo ni Ministre Patrick Muyaya wari wagiye mu Bubiligi gusabira ibihano u Rwanda. Nyine ari uburyo twamaze natwe nk'abanyafurika akenshi kubyakira ko biriya bihugu bitiyoboye. Ko nejo muri Africa CEO Forum bari mu byo bari kuganiraho birimo, ndetse baranabivuze ubwo muri Africa Summit Forum
iriya nama iri kubera muri Kenya nabo babivuzeho. Ibyo rero byose nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavugaga kubumva nyine buri kimwe cyose kizajya kiba bazajya bafatira abanyafurika ibihano. Hari ikindi umuntu yatekereza kubera ko His Excellency baramubwire bati muri iki gihe Afurika iracyafatwa nk'ahantu ho gusahurira, ariko abayobozi ba Afurika bari kuvuga oya, bakabaye bavuga oya ariko ntibayivuga. Perezida baramubwira bati hari kandi iterabwoba ry'ibihano ibihugu biri kugenda bifatirwa kubera ikibazo cya RDC, ngo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baramubaza bati mwabayeho mute muri ibi bihe bishya by'ibihano? Yego Gofi, impamvu ndahera kuri icyo ngicyo cy'uko Afurika tutajya tuvuga oya, abanyafurika dusa nkaho isi hari uburyo iri kugenda yadusize n'imyumvire yacu tukaba tucyumva. Hari abagifite imitekerereze nko muri cya gihe Afurika yari igikoronejwe n'abanyaburayi, noneho hakaba harimo n'ubwoba abanyaburayi batubitsemo. Yego, ndetse n'ibindi bihugu bikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero impamvu batavuga oya, ari utekereza ati ninamuka mvuze oya ejo tukajya gusaba inkunga, ese barayiduha? Niyo mpamvu usanga dufite amabuye y'agaciro menshi hano muri Afurika, ariko tukaba ibikomoka kuri ayo mabuye y'agaciro tujya kubigura biduhenze. Niyo mpamvu dushobora kuba dufite ibikomoka ku buhinzi byinshi ariko tukajya kubigura hehe biduhenze. Urugero, muri Afurika duhinga umuceri ariko dukonsoma umuceri w'umunyapakistani cyane kandi ubuhenze. Ubwo n'ibindi ibikomoka ku mapambo usanga bikomoka hano iwacu, ariko noneho twajya no kubigura ugasanga tubigura biduhenze. Ibi byose niyo mpamvu tutavuga oya. No kuvuga ko gukangisha ibihano n'udashaka kumva abanyamerika cyangwa se n'abandi banyaburayi, iki n'ubundi nta bundi buryo bwo kugira bagushobore bafite, asibye kuba bavuga bati wowe u Rwanda ntabwo uri gushaka kutwumva. Ati His Excellency Paul Kagame ntabwo ari gushaka kutwumva, ati inzira ya nyayo y'ibyo tugomba gukora kugira ngo atwumve, ariko nituramuka turebye bari abasirikare be abakomeye mu ngabo ze tukabafatira ibihano baraza kutwumva. Gusa icyiza nuko naje gusanga u Rwanda aho ngaho hari uburyo batabyumva, ariko ntekereza ko niyo mpamvu ikomeye bakangisha Afurika ibihano. Ikindi umuntu yatekereza nuko wabanza ukibaza ngo abo bafata ibihano ni bande? Abafata ibihano ni ibyo bihugu navuga mpuzamahanga ariko biri super power, bifite imbaraga. Ibyo bihugu bifite imbaraga nibyo bifite n'izo mbaraga nyine nibyo byateye imbere mu bukungu, nibyo byateye imbere muri production, nibyo byateye imbere mu mibereho myiza y'abaturage, nibyo byateye imbere mu nganda. Yego, izo nganda rero zirakoramo bande? Zirakoreshwa mwiki? Barakoresha raw materials. Izo raw materials ziri hano muri Afurika. Uvuye hano icyo nahita nkubwiraho, izo nganda abahanga muri zo n'abanyafurika. Yego, abanyafurika no bahanga muri zo. Ibyo nibyo nakubwira, ibyo bajyana bagakuramo ibyo twege tuza gukonsoma byabaye produit fini. Ni biva hehe? Mu banyafurika. Abanyafurika n'abafite icyo navuga tunava no kuri ingingo ku byo His Excellency yavuze nyakubahwa perezida wa repubulika, kugira ko turakomeza no kwakurikiranira biri kubera muri iyi nama ya Africa CEO Forum, nuko Afurika igomba kwigira. Afurika igomba kwigira. Erega Bengaziana ni nabyo abakuru b'ibihugu bose yaba muri iyi nama yaba mu yari iri kubera muri Kenya baba bari kugarukaho cyane. Afurika igomba kwigira. Nabyo byo gukangisha ibihano nta n'igihe batazigera babivuga, nta gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika batigeze bafatira ibihugu ibihano. N'ikimenyimenyi n'Ubushinwa nabwo buba mu bihano bya Amerika ndetse n'ibindi bihugu. Naho nibaramuka baje kudukanga twege nk'abanyarwanda tugahita tubyumva ko badukanze, ibyo ngibyo nibyo bizatuma. Wanabivuze neza, ibyo byo kuvuga ngo baradukanga nuko twiteze za nkunga zabo. Erega ejo bundi muri nama ya Africa Forward Summit yaberaga muri Kenya. Yego,
ibintu byagarutsweho kenshi cyane, ntago twebwe Afurika dukeneye inkunga z'abanyaburayi, ibi bigomba no kugabanuka. oya inkunga zo ayiva aho ngaho mwunganiye, inkunga abanyafurika turazikeneye Ako z'abanyaburayi, gute wumva ko tuzikeneye? dukeneye nyinshi cyane turazikeneye ahubwo ahubwo ikidakenewe aka kanya ayiva umva maze dukeneye inkunga zabo, ariko kubera iki ko aritwe dufite resources zose we tutakwishakamo ubushobozi izo nkunga kubera iki? inkunga z'abanyaburayi n'ejo ni muri Africa Summit forum babigarutseho neza cyane, inkunga z'abanyaburayi turazikeneye, nta n'igihe tutigeze tunazikenera, ahubwo ikibi ni za nkunga abanyaburayi baha abanyafurika bagashaka noneho ko Afurika ibaho nk'uko babishatse. Igihe mbona njye ku bwanjye igihe kigeze ngo Afurika yigenga, iba umugabane wigenga nk'uko Aziya yigenga, nk'uko Amerika y'Epfo yigenga, nk'uko Amerika ya Ruguru yigenga. Ntabwo rero uzegera wigenga ugikeneye umuntu. Erega n'abo bandi nabo inkunga barazikenera, ndetse na Amerika nayo ikenera inkunga. Ahubwo ikibazo ni uko ba bandi bigize abacamanza ba Afurika bumva ko bazareberera ibibazo bya Afurika, bashaka ko tugenda nk'uko bashaka 100%. Niyo mpamvu bazafata bakajya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari ibibazo bihanganisha impande ebyiri, bakajya ku ruhande rumwe kuko urwo ruhande rumwe barukuramo iki, barufitemo inyungu. Inkunga turazikeneye, ariko ntidukeneye natwe na bike dufite abaza kugira gute kubidutwara. Ibwo ndavuga abo banyaburayi n'abanyamerika, ariko ayifa ibyo ntabwo twabyumvikana ko Afurika tudakeneye inkunga, turazikeneye, ahubwo icyo tudakeneye. Nanjye nakubwiye ngo aka kanya dukeneye inkunga, ariko nta buryo nyine twatangira gukoresha ibintu byacu. Izo resources zose ziva hano, inkunga twazikoresha kumva mu magambo make Govi, inkunga turazikeneye z'abanyaburayi, ariko duzikeneye dufite liberite, kandi turazikeneye ariko tukiga kugira gute kwigira. Jewe icyo mvuga ku nkunga, inkunga turazikeneye na cyane, ahubwo tuzikeneye for a while, mu gihe runaka, kubera yuko ibyo baduteramo inkunga n'ubundi usanga bahindukira bakabizikore za nkunga twahawe turazikoresha za product, dukora icyo nakwita nka semi production, n'ubundi bikazarangira tuzohereje muri ayo mahanga, bakagenda bakazikorera final production ikazongera kugaruka, n'ubundi twongeye kuyigura amafaranga yikubye hafi nka 3 cyangwa na 4 hahandi twohereje ya mafaranga. Ikindi cya kabiri, dukeneye iyo nkunga, ariko turakeneye kugeza kwizera yuko iyo nkunga izagera igihe ikarangira, tukigobotora nyine guhora duteza amaboko. Ari nacyo nyakubahwa His Excellency yavugaga ku munsi w'ejo, aravuga ati abanyafurika yego twifitemo ubwo bushobozi, ariko ntidufite izo mbaraga, ntidufite ubwo bushake bwo kwifatira iyo decision ngo tuvuge ngo iyo nkunga barayidutera uyu mwaka, bayidutere ejo, bayidutere n'ibyo rero imyaka 3, ariko wenda umwaka wa 4 tuzabe twageze ku rwego twamaze kwifasha, tutagikeneye nibyo ndi kongera gutega amaboko. Aka kanya dukeneye izo nkunga, yego bijyanye nuko tumeze nyine, ariko nta buryo twakigana no gutangira gukoresha resources dufite ko ari twe dufite nyinshi mu myaka izaza. Ayiva ntidutega amaboko. Aho ngaho icyo nababwira kugira tunabiveho tuvuge no ku bindi yavuzeho, yatuye twahindura n'ingingo ku kijyanye no kuba twakikorera resource. Ndagira ngo mbabwire ko nta gihe tuzazigira tubaho na rimwe tudakeneye inkunga. Kubera iki? N'imyaka 100 yashira. Kubera iki? Rega niyo nkunga nituramuka tugeze naho twabyikorera, tuzakenera ko baza kubikonsoma. Igihe cyose Afurika izahora. Rega nkubwire Benga, ufite ibintu bikenewe mu buzima ntabwo wabura ubigura yaza, ariko none se n'abanzi b'ibihugu runaka bajya guhaha ibintu bijyana uko babikeneye. Yego ahubwo muri abanza ariko bagakoresha products za. Icyo nababwira mbere na mbere, uko nicyo bita kwigira nyine. Icyo nababwira mbere na mbere kugira duhindure n'ingingo, duhe abadukurikiye amakuru makuru agezweho, nuko Afurika igihe kirageze ngo tureke gutega amaboko, twigire, ahubwo na b'abanyaburayi tujye tubakenera ariko nabo badukeneye. Aho niwo mwanzuro mwiza. Yego ubwo nyine n'abadukurikiye nabo baragenda batubwire, ese
mubona tudakwiye kwigobotora iyi ngingo yo guhora dufashwa duteza amaboko kuri aya mahanga kugira ngo bakomeze badufasha ubwo abantu baratubwira nyine binyuze muri comment section. Ariko tukiri kuri iyi ngingo n'ubundi yo gufashwa ndetse n'igitutu cy'amahanga, Yolande Macron muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko umuryango Human Rights Watch cyangwa Amnesty International uharanira uburenganzira bwa muntu ngo uramutse utavuze u Rwanda ngo akazi kawo katagaragara. Yego ni ubutumwa bukomeye cyane Macron yatanze. Ubutumwa yatanze anyuze ku rubuga rwe rwa X ku munsi w'ejo kuri kuwa 4 tariki ya 14. Yego. Aho yavuze ko Human Rights Watch ifite uburyo ikora kandi u Rwanda ruhora ari igipimo cyayo kigaragaza ko yakoze neza. Yego. Macron nyine ahangaha ibingibi yabivuze ubwo yanengaga raporo y'uyu muryango. Bashyize hanze tariki ya 13 ubwo ari kuwa 3 ishinja ingabo z'u Rwanda n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 kwica abasivile, kubashimuta no gufata ku ngufu abagore mu mujyi wa Uvira. Yego. Kuva tariki ya 10 ukuboza 2025 kugeza kwa 17 Mutarama 2026. Ni kenshi leta y'u Rwanda yagaragaje ko umuryango wa Human Rights Watch nta ngabo zarwo ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse bagakomeza banavuga ko isobanura ko icyo rwakoze ari ugushyira ingamba z'ubwirinzi ku mupaka kugira ngo ibibazo byo muri iki gihugu cy'abaturanyi bitarugeramo. Yego. Yagaragaje ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakorerwa imitwe y'iterabwoba myinshi irimo na FDLR ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kandi ikorera hafi y'umupaka, akaba ari niyo mpamvu ngo igihugu cyagombaga gushyiraho ingamba z'ubwirinzi bwo kukumuyira ibyo bibazo byashoboraga kurubaho. Yego. Aho ngaho ubwo icyo navuga ubona ko ibibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byafashe bimera nk'ibyorohereje amahanga, nanone mu buryo bwo gushukisi, kumera nk'abashukisi, kuko barareba nibyo dukunda kuvuga, hari icyo bakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo sininya kubivuga cyane. Ibyo rero bakurayo nibyo bituma Kongo niramuka itatse bayita bayumva mu buryo bworoshye nyamara bakirengagiza reality. Impamvu ni kubwira ko birengagiza reality nuko nubundi iyo reality birengagiza, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabibona ko buri gihe ikora ahubwo ibirenga